Ndagusuje kandi mwifurije kugira ibihe byiza wowe ukunda ibiganiro bya CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV. Twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi umunsi nejo bigakunda. Muri aka kanya tuje kukubwira byinshi bitandukanye muri siporo nk'uko musanzwe mubimenyereye. Hano tukugezaho icyo bita sport analysis, aho tugusobanurira byinshi binyuze muri analyse. Turi kwibanda cyane muri shampiyona yano mu Rwanda, ariko nibivuze ko no hanze rwose tutazagerayo. Kuri iyi nshuro tuje gusobanura byinshi kuri Rayon Sport. Iyi ekipe ya Rayon Sport imaze gukina imikino ibiri ya gicuti. Ni iyihe shusho iyi ekipe iri kwerekana aka kanya? Hari byinshi abanyamakuru batandukanye, abakunzi ba ruhago muri rusange bakomeje kugenda bagarukaho. Twe turaje kugira ngo tugusesengurire byinshi bitandukanye muri iyi ekipe ya Rayon Sport. Mwibutsa ko ikiganiro cyacu tuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaro. Ni uruganda rukora akawunga keza, akawunga gaseye neza, akawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe. Aka kawunga kamaze guhabwa icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Niba wifuza kurangura rero gutanga komande se urashaka gusobanuza, bahamagare kuri nimero 0788 655 14 cyangwa ubasange mu karere ka Rulindo, ni mu murenge wa Kisaro, niho uruganda ruherereye. Reka nkuhe ikaze ku buryo burambuye muri iki kiganiro. Tugiye guhera ku mukino wabaye ku munsi w'ejo, aho ekipe ya Rayon Sport ku mugoroba washize yakinaga na ekipe ya Gorilla. Byarangiye aya ma ekipe yombi anganyije igitego kimwe kuri kimwe. Ni ibitego byombi byatsinzwe na ekipe ya Gorilla, kuko ni igitego Rayon Sport yabashije kwinjiza, ni igitego umunyezamu wa Gorilla yaje kuba yitsinda. Ni nyuma yuko umudefenseur yamuhereje umupira, ariko uyu munyezamu ntiyabasha kuwufunga neza, maze umupira uboneza mwizamu. Gusa ibyo byabaye ku munota 76, haciyemo iminota mikeya cyane itageze no muri 5. Ekipe ya Rayon Sport binyuze kuri bava kurende Felix yaje gukora ikosa, arikorera umwataka rutayizamu wa Gorilla, maze uwo bita Adeshora aterekamo penalty nziza cyane. Ni izamu ryari ririnzwe na Hategekimana Bonheur, maze iyi ekipe ya Rayon Sport iba inganyije umukino wa kabiri. Ni umukino yanganyije igitego kimwe kuri kimwe. Ni nyuma yo kunganya na ekipe ya Vitaro yo mu gihugu cy'u Burundi. Bari bakinnye mu minsi ibiri imbere yaho, baje kuba banganya ibitego 2-2. Ni iyihe shusho dushobora gukura muri iyi mikino ibiri Rayon Sport imaze gukina? Icyambere narabivuze, turi mu busesenguzi, ekipe ya Rayon Sport nta rutayizamu ifite. Byagaragaye aho nko mu minota ya nyuma rwose iyi ekipe yabashije kubibona amahirwe ku mupira Iraguha Haji yazamukanye, maze awucomekera uwo bita Musa Esen Simba, ariko kubw'amahirwe make yabashije kuba awutera ku mutwe, maze umupira ujya hanze. Ntabwo ari ayo mahirwe gusa Musa Eseno yaje kuba abona, dore ko no mu gice cya mbere hari umupira yaherejwe na uyu nguyu Yosef Rabo, maze neza muri metero nk'eshatu enye gutyo umupira arawamurura awushyira mu kirere. Ni umukinnyi werekanye ko atari uwo kugenerwaho muri ekipe ya Rayon Sport, nk'uko twakunze kujya tubigarukaho tuvuga tuti igihe uwo bita Charles Babare bitaza gukunda nk'uko byari byitezwe, kuko ni gake y'abarutayizamu b'Abagande baje muri Rayon Sport bakitwara neza. Ni Davis Kasirye waje agasa nk'ugerageza, ariko nawe tutavuga ko byakunze. Uyu Charles Babare yari yabanje mu kibuga, ariko nta kintu kidasanzwe yigeze agaragaza. Ni umukino yari yanabanjemo, ariko nyine aza gusimburwa na Musa Eseno Simba. Uyu nawe wagaragaje ibidatandukanye n'ibyo yerekanye muri sezo ishize. Si ibyo gusa, twabonye Rayon Sport itari gukina mu kibuga hagati. Ni Rayon Sport yafashe uwo bita Yosef Rab, niba twabyita kumuha inshingano, bo bamuhaye inshingano. Sinzi niba wenda n'umutoza bajya kuzana Yosef Rab, n'umutoza yarabwiwe ko ariwe master wa ekipe, ariwe mukinnyi twavuga ko ekipe izabigenderaho, ku buryo usanga mediateur uwo ari we wese ufashe umupira, aho gukora transition mu kibuga cyose bari kureba
uwo bita Youssef Rab, ku buryo naho ariho hose Youssef Rab ari no muri position itari nziza yo gufata umupira, uri kubona Majari wari gufata baro akayimuhereza, ugasanga Ngendahimana Eric ari gufata baro nta wundi ari gushaka ari kuyimuhereza, kandi nyamaze hari option nyinshi umupira ushobora kuwukorera transition. Urugero hari nk'ubwo nimero 6 ashobora gufata baro, ashobora no kuyiransa asa nk'uyisubiza inyuma akayihereza imande y'abarimo ba Serumogo ari babugingo Hakimu, bakaba bakora ama counter attack cyangwa se bagakinisha ba Joachim Ojera n'abandi bari ku mande, ariko ugasanga bo bari kwibanda cyane kuri Youssef. Kandi Youssef mu bushobozi afite ntabwo ari umukinnyi ufite ubushobozi bwo gukinisha ekipe yose, nubwo ari umuhanga Sebo ni umuhanga, urafata baro agakora ibyo ashaka kuri baro agacenga, ariko ikintu cyonyine ashobora gukora ni uguhereza rutayizamu. Ibitari ibyo ntabwo Youssef Rab afite ubwenge bwo gukoresha ikipe yose, ntabwo ari wa mukinnyi ushobora gukoresha ekipe yose ngo uvuge ngo arafata baro ayihereze atekereze ko yanasubira inyuma, atekereze ko n'umukinnyi ukina agenda imbere, ku buryo n'igihe ekipe ya Gorilla, kuko nka Gorilla yari yakoze urukuta ku buryo byari bigoye kwimeneramo, uwavuga ko ekipe ya Gorilla ari nayo yatatse cyane muri uyu mukino ntabwo yababeshye. Ariko nyine kumva ko Youssef Rab ari we byose muri Rayon Sport, ntekereza ko ni ikintu gishobora kuzagora uyu musore Youssef Rab, kikagora umutoza, kikagora na ekipe muri rusange, kuko niba ufashe uyu Youssef Rab ukamugira mediateur cyangwa se ukamugira umukinnyi ekipe yose iraza kuba yubakiyeho, kandi muri kariteze mu byo tumuziho ntabwo ari umukinnyi ukoresha ekipe yose, ahubwo ni umukinnyi utegereza bamuhereze baro, nibamara kumuhereza baro akora ibyo akora, nabona rutayizamu wahagaze neza amuhereze baro. Uko niko Youssef Rab akina, cyangwa se nibiba bidakunze abona na rutayizamu agerageze gucenga mpaka yinjiye mu izamu agezemo ndani, kandi kuri ekipe ifite urukuta nka Gorilla ukuntu yari yabikoze biragoye ko wacenga 1 2 3 ngo ujye kugera mu izamu. Izo nizo karite za Youssef Rab, ni nayo mpamvu igihe cyose wahuye na ekipe ifite urukuta nibyo azafata baro yikarage agira ati, ariko still at the end nta kintu kizima azakora, cyane iyo udafite nimero 9 nawe w'umukozi uraza kumwunganira cyangwa uraza nko kumusabira baro hafi akayimuha, ku buryo bashobora gukora kombinezo. Buri impamvu ubwo Youssef Rab aheruka muri Rayon Sport yari yashoboye guhirwa cyane, hari umukinnyi bitari Yanje Onana washoboraga, mbese bari barakoze icyo twakwita nka Niho y'abakinnyi babiri, niba ari counter attack bakazamukana ari babiri bose n'abahanga bakagenda bagakora, ku buryo Onana akenshi niwe wabaga uri kwizamu. Youssef Rab ni twamubonye atsinda ibitego byinshi, ni umuntu ukeneye ibitego atsinda, ni bya bindi by'udufieri kagatego k'amanieri, twa dutego nyine tw'umuntu uri muri box nko muri metero 4. Ariko se uribaza umuntu uri gukina nimero 10, umuntu uri gukina ku mande, n'iryari uzatekereza kazagera kuri metero 4 uvuye ku izamu? Ibyo ngibyo bikaba bigoye, ari nacyo kintu kiri kugora Rayon Sport, ikaba itari kubasha no gukora position, kuko ari gukina ibyo ngibyo. Niba wahuye na ekipe nyine iyugarira urakina ibyo ngibyo, ariko igihe icyo ari cyo cyose kiraza kugera utakaza iyo baro, kuko ntufite ubushobozi bwo gutera ishoti rikomeye mu izamu. Izo si kariteze, urawutakaza. Numara kuwutakaza bizagora ekipe yose kwiregurupa, kuko niba bagwaye ibaro bakwizeye bazi ko urayitanga kwa rutayizamu, kwanza kuba uyu Youssef Rab ari gufata baro abakinnyi ba Rayon Sport bose bagasanga bagiye imbere, ni ikigaragaza ko bamwizeye birenze, kandi ntabwo ariko byakagombye. Ikindi Rayon Sport turi kubona impande ziri inactive, ziri passive ndetse cyane, kuko wenda n'igihe kitari cyagera reka twe expecting ko ariko bimeze, ariko umuntu bita Serumogo ari ku rwego rwo hasi. Kubera iki? Serumogo akenera muri Kiyovu Sport nta mpande zindi yari afite, akeneye ko umuha croix yose akayiheza, ariko se uraha uwo bita Serumogo croix yose ufite uwo bita Joachim Ojera? Ibyo ntibishoboka. Joachim Ojera ni umusore ukeneye ko nimero 2 cyangwa 6 bamuhereza baro akagenda, ariko uwo bita Serumogo ntabwo ariko akina. Iyo afashe baro niyo yaba ari mu izamu inyuma
wenda ari nka barikuwemo n'umuzamu ntabwo atekereza kwiransa imbere ngo aye nka nimero 7, ahubwo wicyo atekereza gukora counter attack, agatekereza kwiruka ku buryo arajya kumanura centre. Icyo gihe rero iyo ufite umukinnyi nka Joachim Ojera udasanzwe utanakunda gukinira muri box, icyo gihe biba bigusaba ngo habe hatarimo umukinnyi nka Joachim Ojera, cyangwa se niba ari Joachim Ojera wamushyizemo umuhe condition y'uko araza gukina mu kibuga hagati kugira ngo aze guha umwanya munini cyangwa se umwanya mugari kuri Serumogo ari. Twagiye tubibona mu mikino 2 ishize yagiye asa nk'uzamuka, ariko still ugasanga kubitanye na Joachim Ojera, bikaba ngombwa ko asa nk'usubira inyuma cyangwa se amuha pasi nyine bashaka gukinana. Kandi mu by'ukuri Serumogo ari nubwo ari umutekinisiye, ntabwo ari umubora wo kuvuga ngo muraterateranya udupasi, oya, ibyo ntabwo ari ibintu by'abakinnyi bakina nimero 2. So icyo nicyo twavuga kiri kugorana cyane na Bugingo Hakim, umusore nawe wari witwaye neza muri sezi ishize, ariko kugeza aka kanya mu mikino 2 bakinnye ntabwo wahita uvuga ngo byacitse. Ariko nanone ahangaho ushobora kuba wagiramo akikango, kubera ko n'ubundi already ntabwo umukinnyi ashobora kuva muri ekipe ya Gasogi kabone nubwo yaba yarabaye MVP wa shampiyona ngo we expecting ko araza kwitwara neza. Twagiye tubona abasore bagiye bazamuka neza, bamujyana Fideli baza muri Rayon Sport byaranze. Hari umusore Ishimwe Fiston wavuye muri Marina za muri APR, yari yabaye umunyarwanda watsinze ibitego byinshi, ariko byaranze. Kubera iki? Kwitwara neza muri ekipe noya ntabwo bikugarantiza, ntabwo wowe niba ari Rayon Sport waguze Bugingo Hakim ntabwo ari umukinnyi ugomba kuza ari amakiriro. Iryo ni ikosa rya mbere bashobora kuzakora. Okay, ni mwiza Sebo ashobora kuzagangana n'abahari bagana ijuru eri, ariko ntabwo ari umukinnyi wavuga ngo urahita wubakiraho. Sebo bishobora gukunda nkuko abo bita nk'uyu nguyu Casemiro, Mugisha Boneri Casemiro yavuye muri Mukura, muri ari umukinnyi wa Heroes, ari umukinnyi usanzwe, ariko kubera ko ariko nawe kugira ngo bigende neza kuri yani APR itari ifite undi mukinnyi wari we wese kuri nimero 6, yagize amahirwe yo kubona umwanya uhagije, ariko sinekereza ko muri Rayon Sport wabona umwanya uhagije ufite umusimbura. So dusoza ku kijyanye n'umuzamu, ubwo turi kugerageza kwanaliza ku kijyanye n'umuzamu Charles umunyezamu Simon Temare ni umunyezamu wagaragaje urwego ruri hasi, no mu myitozo umutoza yarabivuze, n'umunyezamu utari ku rwego pe cyane. Hategekimana Boneri ni umwe mu banyezamu ubwe yitangiye interview, aravuga ati uyu munyezamu bazanye nge namwiboneye, ntago azanyinana baro 3, ntabwo azanyinana match 3 zose ngewe ndi kuri bench. So yabigaragaje ku mugoroba nubwo batabashije kwitwara neza ngo batsinde. Ni umunyezamu wakoze save 3 zino ziri net, zazindi uvuga ati aha ni contre cyangwa se umwe kuri umwe, hahandi uvuga ati byari bikomeye, cyangwa se hahandi ubona ko umwataka yasize abadefenseri bose muri metero 5-6, umunyezamu asigaranye n'umwataka. Hategekimana Boneri yakoze save n'izo ngizo 3, bigaragaza ko kuri ku izamu rya Rayon Sport n'ubundi Simon Temare ntago ari wo kwizerwa cyane. Yabyerekanye mu myitozo, umutoza arabivuga, baravuga bati se ubwo ni iki? Mu mukino wa gicuti bakinye na Vitaro, ni umukinnyi utarigeze agira byinshi afasha, ariko Boneri Hategekimana n'umwe mu basore twavuga ko mu myitozo bari kwitwara neza, ndetse kandi no mu mukino wa Gorilla baraye babigaragaje. Ushobora kuvuga ngo ni umukino wa gicuti, ariko nubwo ari umukino wa gicuti ndatekereza Vitaro ntabwo ishobora kuva mu Burundi ije kuvuga ngo kujenjeka ngo kuko ari gicuti. Ekipe ya Gorilla ntabwo ishobora guhura na Rayon Sport itekereza ko ari umukino wa gicuti. Twabonye umusore nka Iradukunda Simeon, umusore ukina hagati muri ekipe ya Gorilla, wakunze kujya bivugwa ko yifuzwa na APR nibikunde, sinzi ni umwe mu basore. Uyu ni umwaka we wa 3 agiye gukina muri Gorilla. Twavuga ngo amahirwe masakuru uyu musore bidahindutse ni umwe mu bamediateur mu myaka 3 iri imbere uraza kuba muri ekipe y'igihugu Amavubi, ndetse muri cani bidatinze rwose vuba uyu musore agomba kuba arimo. So dusoza ku kijyanye na staff technique, nje niyo nakunze kujya ngarukaho, abantu bati iki ni gutufata umutoza w'umunyatinizi. Nje maze gukora ibiganiro 2 hano kuri CMC TV Rwanda, niba utaranabibonye usubire hasi ku ma video twagiye twaplodinga uraza kubibona. Nje nakoze ibiganiro 2 ndi kuvuga kuri aba batoza.
umutoza ubwe yagiye muri interview. Ibaza umutoza ufite attention nk'iriya mu mikino ya gicuti, yagiye muri interview aravuga ati njye nta bakinnyi mfite rwose, ataba abakinnyi nta kintu bashobora kongezaho muri interview. Wibuke ni friendly game, ntabwo ari tournament. Wibuke abafana ba Rayon Sport, njye nababwiye ikintu uti mube mwitonze kwizera ngo kujya mu matsinda. Iyi ari Ahli Tripoli yo muri Libya iri gukina n'amakipe yo mu Barabu, nta kipe n'imwe iri kubatsinda. Uwo bita Mugisha Bonheur Casemiro ameze neza, narabivuze bati ubwo ngubwo ni uguca intege abareyo, si ukubaca intege. Ariko Rayon Sport nabivuze itarakina n'iyi mikino ya gicuti, wenda n'imikino ya gicuti ishobora kugira gutya ikagira ukuntu wenda ibikosora, haracyari igihe, ariko biragoye cyane. Narabivuze igihe Rayon Sport iri gutozwa n'umutoza w'Umwarabu. Umutoza w'Umwarabu n'umutoza ubona ikibazo ku munyezamu akakubwira ati ngurira undi. Muri Rayon Sport perezida wayo Uwayezu Jean Fidel yaravuze ngo njye sinarara ijoro kubera umukinnyi, ntabwo umukinnyi yanesha umutwe. Byonyine iyo interview ibigaragaza ko ntabwo uri ready gukompeta, ntabwo uri ready kurwanira umukinnyi n'amayikipe akomeye. Icyo nicyo ubushatse gusobanura. Niba bigira Imana beda gucitse ukavuga uti ngo ni umukinnyi usanzwe, twabonye ibyo bamajari w'abakina, ni friendly game, twabonye abo banje Ndahimana ibyo bakina, ni bya bindi n'ubundi mwakinaga, biriya twakinaga, biriya bintu twavuga ngo kuba byarakinwaga muri sezi ishize, muri sezo zingahe, bikaba byaragoranye gusohoka kubw'amahirwe mukegukana igikombe cya shampiyona. Ubwo ndi kubwira abareyo, nekereza ko biraza kuba bigoranye cyane kuri Champions League. Ariko kuri aba batoza bo nje icyo navuga cyambere, umutoza w'Umwarabu aba akeneye gutoza ekipe ikomeye, yemera guhabwa inshingano zikomeye, akemera kuvuga ngo njyewe nzagutwarira igikombe cya CAF Confederation Cup cyangwa se nzakugeza mu matsinda 1/4 tukirenge, akabyemera. Ariko nawe iri fofera attention, ube wizeye ko icyazagusaba uzakimuha. Ntabwo nekereza ko Rayon Sport ari uko imeze. Niba uri perezida uvuga ati njye sinagura umukinnyi yanesheje umutwe, yitwa Bigirimana Abed, ni umusore witwaye neza muri shampiyona y'imyaka 2 ishize. Uwo muntu wakonfirimye ko atari ku rwego rw'abahari, ni gute uvuga ngo si umukinnyi ukomeye cyane ngo ntabwo yandaze ijoro? Sawa. N'ababashije kugera mu matsinda, ndavuga Gacinya Chance Denis wari umuyobozi wa Rayon Sport, ubwo yabashaga kugera mu matsinda, man ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo yasinziraga. Ariko wowe ngo ntabwo wakanga gusinzira ngo kubera ngo umukinnyi ngo Bigirimana Abed, c'est bon. So nekereza ko mu minsi yashize uyu mugabo yatangaje ko ataziyamamaza, ariko rwose abafana ba Rayon Sport mu mikino 2 bamaze kubona bavuze bati ahubwo wegure, niba utashobora kugura Bigirimana Abed ngo ntiwarara ijoro kubera we, warangiza ukajya kubyigamba ku itangazamakuru ati rwose ati n'ubundi ntabwo waje tukwizeye, ati yego waduhaye igikombe cy'amahoro, atariko rwose wapi. Yitwa Jean Fidel Uwayezu retired, uyu nguyu niwe muyobozi wa Rayon Sport. Abafana bati nagende. Ikindi kibazo abantu bari kwibaza, nje ntabwo nshobora kwibaza ku mutoza kakanya, ntabwo nje ndi kumwibazaho kubera imikino 2, nje ndi kumwibazaho ukuntu Rayon Sport ibaho, akavuyo kabamo, imiyoborere yayo ko tuyizi. Aba batoza b'abanyatinizi bazashobora gufitinga, yego cyangwa oya? Icyo nemeye, icyo navuze ni uko ari oya. Ntabwo muciriye urubanza, ntabwo ndi muri CV, ariko niba umutoza adashobora kumara mu mayikipe afite strategic plan yabo yubatse neza, ngamaremo byibuze amezi 12, ariko ukaburi Rayon Sport ikipe ya Rwanda, ikipe tuzi kigira akavuyo, nabo barabizi, ukizera ko uyu mutoza ikibi nako nuko batazemera yuko amara byibuze n'imikino 5 ari gutsindwa. Abareyo ntabwo babyemera, kuko erega niba uri perezida ukaba uri umutoza, nukwanga ikibazo cy'umutoza kizahita kigendana n'icya perezida, bibe bihuriye hagati. Gusa umutoza we muri interview yavuze ko ategereje abakinnyi 3
bakomeye cyane ku rwego rurenze urw'abahari kugira ngo iyi ekipe ishobore kuba yakwitwara neza. Ese Jean Fidel arava ku Izima ari joro? Ntabwo tubizi, ariko umutoza nyine yabisabye. Ntabwo tuzi niba uyu Jean Fidel Uwayezu araza kuba abyemera. Abareyo rero bati Perezida batiki sinzi, urasanga nyine abareyo benshi bababaye benshi. Nigeze kubona Bwana Rugangura Axel, ni umunyamakuru wa RBA, ajya kuri Instagram aravuga ati nari mfite icyizere ko Rayon Sport izajya mu matsinda, atari ko ibyo niboneye ibyo maze kubona, ati rwose iby'amatsinda muye mubyibagiwe. So niba n'ijisho ry'umunyamakuru nka Axel, yego ushobora kuvuga ngo ni friendly game, ariko burya amazi ajya gushyuha ari uko wayacaniriye. Ntabwo ibintu bipfa kuza gutyo gusa ngo uzajya muri shampiyona cyangwa muri Confederation Cup ngo byikoye ngo cyagiye byari friendly game. Friendly game ni ikwereka ishusho y'ibyo uzakina. So mu gihe nta shusho uri kubona muri friendly game, iyo shusho uzayibona muri match ya competition. So ni byinshi twagarukaho, ariko nyine ni Rayon Sport. Ushobora kugira igitekerezo bitandukanye nuko twebwe tubyumva ukatwandikira. Gusa ku bakinnyi rwose Majaliwa ni umwe mu bakinnyi, nakoze urutonde rw'abakinnyi bafite amanota makeya mu mikino bamaze gukina. Uwo bita Majaliwa, uwo bita Simon Temare, uwo bita Arsene Mogo bari hasi ku rwego utabyumva, hasi cyane ku rwego utabyumva. Ariko ntabwo ntasoza navuze kuri uyu mugande rwose Musa Eseno Simba. Sinzi impamvu bataramwirukana. Abafana ba Rayon Sport bose bemeza ko uyu agomba kwirukanwa. So rero reka ngushimire cyane wowe ukunda ibiganiro bya CMC TV Rwanda, Citizen Media Center TV. Twizere ko amaze gukora subscribe. Amakuru yacu y'ibiganiro byacu byose tuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaro nk'uko bisanzwe. Ni uruganda rukora akawunga keza, akawunga gaseye neza. Aka kawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe. Akarusho nuko kamaze guhabwa icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Niba wifuza kurangura gutanga komande, hamagara kuri nimero 0788 655 14 6 8 cyangwa ubasange mu karere ka Rulindo, ni mu murenge wa Kisaro.